umugore yaravuye guhaha aza yegera umugabo we, kumva umugabo yari kumwe n'ihabara. Umugore aza abegera, inkweto yarabandutse. Imaze kubanduka ndebera nawe, umugore kugenda biranga, nyine yaraguye hasi, ariko kubw'amahirwe ntabwo ahaguye, hari ukuntu nyine bise bigenda amera nk'upfukamye. Umugabo avuga ati mana yanjye, ati inkweto z'ubu ngubu ko bazigaye bazigira za fake bakazipirata, koko ubu ko yarinyishe. Umugabo nyine wabona umugore arakabwirira ino habara ati wowe ihishe, uriya ni umugore wanjye ataza kukubona, ati kuko akubonye byaba bindangiriyeho. Umugore ari gushakisha ukuntu yavangaha nyine, nawe akagenda akegera umugabo we. Uyu nguyu akamubwira ati ese nihishe hehe, nyine ino habara akamubwira ati nihishe hehe, uno mugabo ati simbuka muri icyo cyobo. Umugore akebyemo abona ubwoba, ariko avuga ati mana yanjye uzi ahantu ndajya koko. Umugabo aramusunika, amaze kumusunika umugore abaguyemo. Nyine nuko nguko bigenze, niba ari bubeho niba biri bugende gute ntawe ubizi. Umugore avuga ati mana yanjye, ati ndababaye we, ati meze nabi, ati ndumva ndimo gupfa rwose, ati uburibwe buri hano burakabije, ati ugire neza wamfasha. Umugabo ni kareba nyine wa mugore we azamusatira, aravuga ati reka negeze imbere atazana akaba yabona ari no habara, ndetse bikaba byanamviramo no kunsenyera. Umugabo nuko yegeje imodoka imbere nyine kujya yegera umugore we. Umugore amubwira ati rwose sheri, ndebera ibimbayeho, za nkweto nyine nguze ejo bundi, ati reba ukuntu zibaye, ati none zise zibanduka, naringuye hasi ndetse n'umwana, ati yaba Imana itari imfashije pe, ati n'umwana yari bugere hasi. Umugabo yarebye ko kabona inkweto yabandutse cyane, aramubwira ati naribi injira mu modoka tugende nyine, ureke gukomeza uhagaze ngaho hatagira n'abantu babibona. Umugore yaraje nyine ashaka kwinjira mu modoka kugira arebe yuko nyine yagera mu rugo. Aravuga ati kambanze nyine nicazemo umwana hano, uriya bakiriya bafite nyine n'utugare tw'abana n'udutebe tw'abana, baba bafite nyine ukuntu besitaye ibintu byabo. Uyu nguyu arabanza atunganya neza, anagiye kwicaza umwana. Muri ako kanya hari icyo yabonye ka gasakame ka wa mukobwa ryahabara nyine, arakabona avuga ati mana nyagasani, ko nta sakoshi nasize hano, ko nta sakame nahasize, ino sakame yahageze ite? Umugore arabyibaza biramushobera, atangira kwibaza ibintu byinshi. Uno mugabo nyine nawe akavuga ati mana yanjye mfasha rwose birangire vuba. Akareba mu ndorerwamo nyine y'imodoka, akabona yandanira avamo, akavuga ati ahwireka mbe noneho nitwara neza, ati wa mugore wagize vuba vuba tukagenda. Ariko nuko amusiya pressure warabizi. Umugore nyine urabizi ukuntu abagore bakora, banje gutunganya umwana, ahamwicaza, aje kubika ibyo yaravuye kugura, ndetse yabonye n'agasakame. Ageze nani inyuma hari ibyo abonye, avuga ati mana yanjye, ati se ibi ni ibiti ndi kubona noneho, ndi kubona ko ari bishyashya gusa. Yabonye ikanzu, abona ikanzu nziza cyane kandi ihenze, aravuga ati ati zino kanzu zambarwa n'abakire. Ati se umugabo wanjye yaba yaneguriye impano, ati no kanzu ko yambarwa n'abakire yaba yayikuye hehe? Aravuga ati kanizere yuko ari yanjye no mugabo wanjye yanguriye, none se nirasakame nayo niyangera. Uno mugore arebye amafaranga igura, avuga ati ati kigura menshi, ati mana yanjye, ati no kanzu irarenze, ino kanzu irahenze, ati yambarwa n'abasirimu gusa. Arebye harimo n'iyindi, nayo ayikuramo yitonze nyine gahoro gahoro, ariko ari gutungurwa. Ikintu cyose ariko hano kirimo kiramutungura, ari kuvuga ati nese ni ikanzu we. Aritegereza neza, asomye amafaranga abona ararenze, abona ni nziza, abona ahantu bayigure nyine hararenze, abona nayo irarenze irahenze. Uno mugore yakomeje rwose kwitegereza ibintu bikamushobera. Ryahabara rero ryavuze bise nabivamo, ntago nabivamo rwose, reka njye mvangaha nigendere. Nuko nguko nyine byagenze, avuyemo muri cya cyobo, ariko yavunitse yavunaguritse. Arimo kugenda avuga ati mana yanjye we, ati uriya mugabo nimufata nzamwica, ati kuko ibintu ankoreye ntago ari ibintu by'abantu, ni ibintu by'inyamaswa. Ati nanjye ngomba kuzihorera, ati nkihorera. Umugore amaze gutunganya neza nyine ibintu, aricabwe mugabo ati noneho ndarangije twagenda.
ati twagenda nta kibazo. Arebye abona yasakamira cyahari, aravuga ati noneho sheri nta kibazo rwose twagenda. Muri ako kanya kuvuga ati twagenda, hari icyo yabonye agakombe nyine abakire bagenda banyweramo nyine agakawa icyayi mu modoka. Aravuga ati sheri none se kano gakombe nakande? Aramubwira ati nakande ko mbona nyine atarakawa. N'umugabo aramubwira ati nyine nakanjye nari mvuye kugura ikawa, ati nyine mba ngateretse aho ngaho ngo mbenywa. Aramubwira ati atese ukitwa gutya? Ati ko nzi yuko nyine wowe witwa Claude, none nkaba mbona kino gikombe cyanditseho Liza. Ati Liza rivuye hehe? Aramubwira ati ko nzi ko witwa Claude. Umugore muri ako kanya ari kurebera muri kariya karahure yabonye nyine wa mukobwa ari kuza ryahabara, arabiteka avuga ati ubu yuko kose wa mukobwa. Aravuga ati bigaragare ko ari uyu nguyu. Avuga ati kanze nkwerekesha nikorera akantu kanjye gahoro kandi nuje, nta muntu umagaze hejuru, nta numvuza hinduru. Ariko umugabo ntabyese, umugore yaranyweye bitewe n'uko nyine biba birura, arabijundika byose aragutuma nyine w'umuntu ufite apeti, ariko we nyine birarura yabijunditse. Aravuga ati kanze nikorera akantu kanjye. Muri ako kanya ari kuza yabiciriye wa mukobwa, yabiciriye ryahabara. Aravuga ati mana yanjye niba isigaye yabimusukaho. Aravuga ati Yesu we, ati nibiki munkoreye mw'abantu. Umukobwa avuza induru, ryahabara rivuza induru, wa mugabo yitegereje asanga niwe. Aravuga ati mana yanjye noneho birandangiranye. Uyu nguyu aramubwira ati se ko nari ndimo kwigendera nambuka nigendera ukaba unsutseho bino bintu, urabona ndi bugende gute? Abo bavuye mu modoka nyine baza kwisobanura. Ngo avuga ati ariko nubwo muri abakire muri n'inyamaswa, mwe murifata mugacira umuntu arimo gutambuka nta n'isoni. Uyu yambwiye ati rwose ndakwinginze mbabarira, uti ikintu ahubwo turi bukore nyine nibura twaguhereza akarifti kubera ko utagenda uko nguko, nibura twagutwara mu modoka yacu ukareka kugenda umeze uko nguko wanduye. Ati uko urabona nyine byaba bisebeje. Ngo ambwira ati mfa yo kunana isoni nta n'ubwenge mufite. Abwira umugabo ati rwose sheri reka tumujyane mu modoka nta kibazo. Umugabo ati se sheri urabyemeye koko? Umugore ati nta kibazo rwose. Arambwira ati wino winjire wa mukobwa we, winjire mu modoka ntacyo bitwaye. Wa mukobwa nyine avuga ati ati nta kibazo reka nyinjiremo mungeze nyine mu rugo, urumva yanavunitse ikindi yibagiriwemo agasaka twebwe twabibonye. Barangije nyine umugabo yakije imodoka baragenda. Uko bagenda niko no mugore amubwira ati se usori rwose ku bintu byabaye. Aramubwira ati nyihanganire rwose. Uyu nguyu aramubwira ati nyine bibaho, ariko n'ubutaha ujye ushishoza neza, ubanza urebe imbere urebe inyuma urebe niba koko nta muntu uhari, nurangiza ubone kugira ute kuba wacira ibyo ushaka cyangwa usohoke no mu modoka ube wacira. Bagenda baganira. Umugore amubaza ati none se utuye hehe? Ndakamubwira ati ntuye hariya imbere. None se waba witwa nde? Ese witwa nde? Aramubwira ati nyine nitwa nyine Liza. Amubwira rya zina rihwanye naki na byandi byaye biri ku gakombe. Uno mukobwa arangije avuga ati atagasakame kanye ndakabonye ntabwo nakareka nta nubwo nagasiga rwose. Umukobwa yagafashe vuba vuba, nta muntu umureba, nta muntu n'umwe umureba. Uyu nguyu yararangaye nyine hariho yabonye hirya ari gusuhuza umugabo. Amubwira ati uraho neza Koro? Ati mana yanjye twaraburanye Claude we. Claude ahita amureba n'abavuga ati mana yanjye, ati umugore wanjye ari hano mu modoka uramuneje. Umugore aramubwira ati none se sheri uwo nuwa hehe musanzwe muziranye? Ati mwaba muziranye se? Umugabo aramubwira ati ni umushuti wanjye. Mu gihe bakiri aho ngaho bakivuga, wa mukobwa yarasohotse aravuga ati mana yanjye birandangiranye. Uno mugabo akomeza avuga ati nyine urabyumva ni umushuti wanjye twakoranaga, ati niyo mpamvu ansuhuje. Uyu nguyu aramubwira ati sawa rero reka nigendere nta kibazo. Yarabibonye nyine abona ni ibintu bibabaje, ni ibintu nyine wavuga nk'inshuti ye, kumbi nawe bararyamanaga nyine nawe nihabara, ariko aramuritse arigendera. Abonye atari kumwiteza. Uyu nguyu yaraje nyine agera mu rugo yavunaguritse, ari gucumbagira, ari kuvuga ati mana nyagasani ibi ngibi ni ibiki? Ese birarangira gute?
umugabo amubwiye ati noneho rero mada tunganya neza ibintu hari inyuma, atubitunganye neza tugende. Umugabo yarase ko ibintu nari nabitunganyije arajyana unganya iki, hano hari uwari uri guhamagara nyine abona abantu bamurembeje bahamagara ariko nari kubitaba. Uyu nguyu avuga ati reka nongere ngerageze muhamagare ndebe. Arahamagara kugira rero yuko uno mugabo yamwita. Uno mugabo akamubwira ati rero madamu ndaje gatoya hari umuntu ngiye kwitaba kandi w'ingenzi, ati si ngombwa yuko namwitaba turi kumwe, ati ndabizi abagore ambwiye ati ngwino ku kazi ntabwo ahita wemera, niyo mpamvu ngomba kubanza nkamwitaba nkumva ibyo arimo kumbwira. Uyu nguyu aramubwira ati ariko wa mugabo igihe naguhamagariye cyose ntago wigeze unyumva, ntago wanyumvishije, ati kubera icyo utarimo kunyitaba. Ukomeza nyine amubwira ati nakuhamagaye kugira ngo ubwire yuko nyine navunitse, ati meze nabi byahatari, ahubwo nzanira umuganga atangira nyiteho kubera yuko kuntu meze ntabwo nashobora kujya kwa muganga. Uriya mugabo nyine akabona ntafite ikintu avuga, umugore amuri inyuma agashaka uko avuga bikamushobera. Uyu nguyu aramubwira ati rero umugore wanjye ndaje gato ngiye ku kazi, hari ahantu ngiye, uti wowe ihangane urabutega, kandi aho ari kujya niho n'umugore ari kujya. Ariko aramubwira ati ihangane ndaje noneho ngutware cyangwa ubuza n'amaguru, ntacyo byagutwara, nawe urabizi ko mu rugo nyine atari kure cyane waza n'amaguru. Uyu nguyu ari hano ari kwikanda ameze nabi, wa mugore ari ku muhanda ari kwibaza ko uno mugabo wanjye yaba arwaye, yaba afite ikibazo. Nuko haza imodoka ya polisi, uno mugore ayisaba lift, aravuga ati rwose polisi mbabarira ngeze hari imbere ntago ndi bugutindire. Polisi ntiyari bubyange, yaragaze nyine nk'umuntu ufite umwana. Abantu benshi baha nyine umuntu ufite umwana kabisa. Yewe yamurebye amubwira ati nta kibazo rwose injira. Abiza abapolisi ntibaba bavuga ibintu byinshi, yamubwiye ati injira nta kibazo makugeze wifunika. Yaraje nyine polisi iramuzana neza yitonze rwose nta kibazo, yari igiye ku biro ndetse n'undi nawe yari agiye ku biro. Hano ngaha nyine hari uwaje, ya modoka ya wa mugabo yaraje ndetse uno mupolisi twanamubonye yaraje. aramubwira ati rwose uri kujya hehe, aramubwira nyine arandika mu gitabo nyine hari ahantu hakomeye winjiramo bagusetse bazi n'imyirondoro yawe. Umugore yavuye mu modoka arabyitegereza byose, abyitegerezwa umugabo avuyemo agatanga imyirondoro avuga ati ngomba kumukurikira. Rero yacunze wa mupolisi atamureba agenda yiruka gahoro gahoro. Umugabo rero yaje ahangaha asanga uyu nguyu rwose ameze nabi, umuganga atangira kumukanda. Uyu nguyu nawe aza gahoro gahoro yomboka ari nakura bamukandira nyine avuza induru avuga ati Yesu we aho wihakora, ati ari kumbabaza. Uyu nguyu avuga ati nyine yangane bagukora, nese nyamvuye kumuzana gusa. Kumbi umugore yaratangiye nyine kugenda yumva amajwi nyine avuga ati iryo jwi ni iry'umugabo wanjye rwose, ati mbega umugabo. Yareba akabona nyine umugabo we arimo aho avuga ati mbega umugabo w'umugome, ati ambeshye. Kumbi nawe afite habara yangiza mbeshye. Muri ako kanya arimo kuvuga yumva polisi iravuze hari umuntu winjiyemo ahangaha kandi tugomba kumukurikirana tukamumenya. Umugore avuga ati ngomba kwihisha, ibintu birakomeye. Umugore nyine ashaka ukuntu yihisha, uko yihisha ari nako polisi iza kumuhiga ivuga ati uko biri kose ari aha hafi, ntabwo aragera kure. Muri ako kanya polisi yahise ihagera. Polisi yageze avuga ati ati umujura ndamufashe. Niko wa mugore we wa mujura we ndavuze ngo sohokamo aho ngaho nta n'isoni reka, aturaza ukaza ahantu twebwe tubika ibintu byacu, hari amagare y'abantu bashaka kujya muri siporo, hari n'ibindi, ati none wowe urashaka kuza kubyiba. Nuko nkuko yamufashe nyine amusohora nabi. Umugore nyine birangira atamenya ibintu byinshi ku mugabo we, ariko icy'ingenzi yakibonye. Yabonye ko wa mugore ari habara rye koko nk'uko yabitekerezaga ariko biri.
uriya aravuga ati sa rero muganga ukomeze umwiteho reka njyewe ngende. uyu nguyu abaza muganga ariko se muganga kubera iki imeze gutya byaba biterwa n'iki? Muganga yambwira ati rero reka nkubwire wa mugore we uratwite, ati rero tangire witeho nk'umuntu utwite, ati niyo mpamvu ati urimo gusinzira buri kanya usinzira, ati nubwo wavunitse ntabwo ari cyo kibazo ahubwo ikibazo uratwite. uyu nguyu avuga ati mana yanjye, ati ubuse ndatwite we. Yatangiye kwishima avuga ati wawu, igituma umugabo mwegukana ni iki ngiki. aravuga ati reka njye kureba wa mugore noneho mubwire yuko ntwite. hano hari umugore wari uri kwishima avuga ati mana yanjye mbega ibyishimo, yaratsindiye amafaranga menshi. muri ako kanya hari uwo yabonye amuga ati wishime cyane unishimire yuko nanjye mari, ati niba uri kwishima unishimire yuko nanjye ntwitiye umugabo wawe, ubu ndeba ndatwite. ati niyo mpamvu rero njanga kubikubwira kugira nabyo byishimire, sinzi byagushimishije. uriya mugore yatsindiye amafaranga kandi menshi, ariko uyu nguyu akamubwira ati mu byo wishimira nabyo byishimire. uyu nguyu akamubwira ati rero ibyo ntabwo bindeba, hamagara umugabo wawe aba ari bubibwira. undi atoye ahubwo wowe muhamagare ubimubwire uko nawe uri umugore we, niba mbikubwiye nawe uri umugore we. nubwo aramubwira ati noneho kugira tumenye umugabo akunda reka muhamagare, nurangiza nawe umuhamagare noneho turebe ese umugabo aritaba nde arareka nde. umugabo hano yarahamagaye, umugore nako yarahamagaye, ahamagara umugabo yahise yitaba amubwira ati karame rwose sheri, ati alo sheri uri hehe se sheri, ati kumamagaye, ati ndi mu kazi nyine. umugore amubwira ati rero reka nkubwire mugabo wanjye, ati ubu ndeba natsindiye amafaranga menshi, ati natsindiye miliyoni 1000 z'idolari, ati ubu ngubu ati tubaye abakire, tubaye abamiliyoneri, ati twabaye abakire rwose, ati ayo mafaranga nayatsindiye. umugabo yatumwe amubwira ati nibyo se koko sheri, ati ayo mafaranga wayatsindiye? umugore ati natsindiye, niyo mpamvu nshaka kubwira ati duhurire kuri hoteli duserebure tunywemo nyine twishime nk'abantu batsindiye amafaranga. umugabo amubwiye tego ko nonaha ahubwo urahansanga ntugire ikibazo. aramubwira ati nonaha, ati nanjye ndagutegereje reka nkomeze ngutegereze. aramubwira turabibona se ko umugabo wanjye yamfashe. umugabo hano nawe ari kwishima avuga ati wawu, ati amafaranga ndayatsindiye, ati tubaye abakire, ati tubaye abaherwe bo mu rwego rwo hejuru, ati wawu tugomba kuyanywera pe. umugabo nyine afite ibyishimo. muri ako kanya ryahabara naryo riba riramuhamagaye, riramubwira sheri nawe ndumva ngushaka nyine hariya kuri hoteli. ntabwo amubwiye ko ari kumwe n'umugore we, amubwira ati ndagushaka kuri hoteli tuhahurire ngufitiye inkuru nziza. umugabo atoya rwose ntabwo uri bumbone, ati kubera yuko umwanya wose ngiye kumana n'umugore wanjye. uyu nguyu atuvuze ngo iki? aramubwira ati wapi rwose ntabwo uri bumbone ahubwo bayi. umugabo ahita amukupa, ahita anikomereza gahunda ze zo kujya mu kazi nyine. uyu nguyu byaramuriye biramurya avuga ati atuzwe kino kigabo kinsuzuguye. umugore nyine yahise yikubita aragenda. amaze kugenda uyu nguyu avuga ati yabibonye se, atangira kwishima n'umwana amubwira ati mwana wanjye urabibona, ati nizere yuko tubaye abakire, uziga mu ishuri ryiza, ati tugende kuyanywera. muri ako kanya baje hano ngaha nyine baza muri hoteli, baje kunywa, baje kwishima, bishimira yuko umugore yatsinze. hano ngaha nyine ntabwo babyemerewe kwinjiza abana. uyu nguyu yambwiye ati rwose madamu ntabwo uri bujyane n'umwana, hari aho abana tubashyira, wowe munsigire ubundi wowe ugende n'umugabo wawe mwishime munezerwe, n'abana tubahereza ibikinisho byabo. umugabo amubwira ati nta kibazo rwose mwana wanjye genda, ntuze kumurirana, ntuze gukubagana, nyine uba akabebe keza kitonda. uno mugore nuko yafashe umwana aragenda. undi nawe agiye kugenda aho yateguye nyine aza kubonana n'umugabo, arahagarara arinda umugabo, aramurinda nyine, ariko umugabo nawe ntiyatinze. muri ako kanya umugabo yahise ahagera, aramubwira ati wawu, ati burya mfite umugore mwiza bigeze ahangaha, ati mbega umugore uberewe, ati najyaga nkubona muri ya myenda nkabona ukuntu utiyitaho, ati kumbura mwiza, ati mbere n'inyuma uri mwiza, ati mbega umugore ukeye. uyu nguyu amubwira ati burya igihe cyose nari ndi kumwe nawe nta nubwo wari uzi ko ndi mwiza, ati burya ngewe najyaga nkorera urugo rwacu nkwitaho,
nkakura amafaranga nkayazana ukambara, umwana wanjye akambara, mukarya neza, kumbi wabonaga yuko ntari umugore mwiza, wabonaga yuko ndi umunyacyaro, ndi umuturage utazi kwiyitaho. Ati niko bimeze. Muri ako kanya ari kubivuga hari uwabinjiranye, ariko baramureba nyine babona ni ryahabara. Ndamubwira ati hani, ati ubu ngubu nkuzaniye inkuru nziza, nje kukubwira yuko nanjye byaciyemo, ubu ngubu ndagutwitiye, nkufitiye nyine umwana mu nda. Uyu nguyu arambwira ati ariko se, ariko wa mugore uruzuye, nta kibazo ufite? Abwira umugore, arambwira ati sheri wanjye rero uyu nguyu ntabwo muzi. Arambwira ati uno mugore simuzi, ahubwo arashaka kuduteranya. Ati kwa yuko arabona njye nawe twimereye neza, tuje gusohoka. Uyu nguyu arambwira ati ntabwo nzi. Arambwira ati ntabwo muzi rwose, kandi icyo atazi umugore byose arabizi, ndetse hari nawe yabasanze. Ariko uyu nguyu ari gukomeza arambwira ati ntabwo muzi rwose. Umugore arambwira ati urakoze cyane, ati ahubwo itegure kuba wakira nyine n'umwana wawe wundi mushyashya ugiye kwinjira mu muryango. Uti ibindi njyewe ntabwo ibyo bindeba. Uyu nguyu arambwira ati si koko uratwite? Uyu nguyu ati nyine ndatwite. Ati icyo utazi ni iki? Ati ibyo wakoze havuyemo umusaruro. Aba nabo barimo barasubiranamo. Umugore arambwira ati rero reka mbahereza akanya mu biganire, njyewe nigendere. Kandi yasize anamubwiye ati rero n'amafaranga yose nabonye nta n'ijana ndi buguheho, kandi n'akazi kawe nyumenyeshe yuko ntabwo uzongera ugasubiraho kuko kamaze kuba kanjye. Umugabo arambwira ati ariko wa mukobwa, ndebera ibintu nkoreye, wahabara we, ndebera. Uyu nguyu arambwira ati ko wanyakanye imbere y'umugore wawe, se njyewe ibyo nari mbyitayeho? Umugore yagiye yifatira akana ke, bari yarabasize nyine arabaretse, barimo baratungana. Nawe ntabwo wabona n'umugabo rwose ukuca inyuma, muhuye n'abagore mugize gute, ari abagore gusa aziranye nabo. Uyu nguyu ni nuko turangije filimi yacu, abwira umwana ati mwana wanjye tugiye kuba abakire, tugiye kuba abamiliyoneri nyine, tuba abagaga natwe tukomere mu gihugu. nuko nkuko bagiye, ndetse ni nuko tuyirangije filimi yacu. Nanga tuyirangirije. Icyo nakubwira, kora subscribe, like, share ndetse na comment, njye mbategura n'izindi nziza. Kandi ntukajya usiga udakoze like, kwa yuko niba filimi ikunesheje ujye unyandikira hasi umbwira uti iyi ngiyi rwose nayikunze, yarirenze.